Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, Yesu akomeze aganze, akomeze atubere umwami n'umukiza w'ubugingo, akomeze yime mu mitima yacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri gahunda ya waramutse. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni ibice 15 guhera ku murongo wa 11 kumanuka, tuhasanga inkuru y'umugani Yesu acira abantu. Amen. Yabaciriye umugani w'umubyeyi wari ufite abana babiri. Abo bana babiri ngo umuhererezi muri bo cyangwa se umutoya ngabwira se ngo mereza ibintu byanjye cyangwa se umugabane wanjye ngende ngukoresha icyo nshaka. Ngo se arangize arabimuhereza ngo umwana arabitwara aragenda. Mu bigaragara nuko uyu mwana ntabwo yigize asaba umugabane ari uko se yapfuye, se yarakiriho. Iyi nkuru ubundi mu bigaragara ishushanywa neza nk'ukuntu Imana yiremeye umuntu. Nimusoma mu igitabo cy'Itangiriro ijambo ry'Imana avuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Twebwe turi abana b'Imana. Amen. Turabo yaremye. Amen. Ariko muri ubu buzima hari igihe dufata ibyemezo byo kuvuga ngo reka twigenge, reka tugende dutandukane n'umuremyi wacu. Amen. Ni nk'uko n'uyu mwana yavuze ngo reka nandukane na data, amereza ibyanjye nigendere. Amen. Ukavuga ngo ubuzima n'ubwawe ukajya kubukoresha ibyo ushaka. Umwana ngarangije ngaragenda bwa butunzi bwose arabwayisha. Bwayisha mu by'isi, bwayisha mu busambanyi, burashira. Arangije ngarakena. Amen. Amaze gukena ngaribwira ngo ajya gusaba akazi. Ajya gusaba akazi, asaba akazi ko kuragira ingurube. Yari umwana iwabo bafite abagaragu. Amen. Hari ubuzima uri gucamo bugoye, ubuzima bwo kubura amahoro, ubuzima bwo kudasinzira, ubuzima bwo kumva utishimiye ubuzima, ubuzima bwo kumva utishimiye kubaho. Ariko ndagira ngo ngire ngo ibyo byose ni ikibazo kimwe gusa. Nuko wavuye mu rugo rwa so, nuko wahisemo kugenda inzira yawe. Kandi uyu mugani ushushanya ubuzima uko bumeze. Nta muntu n'umwe ujya kure y'Imana ngo abe amahoro. Amen. Ushobora gukora kuko gatunga, ariko hari absence y'ikintu gisigara cy'uko utari munsi y'ububasha bw'umuremyi wawe, cyangwa se utari munsi y'ububasha bw'umuntu wo gukontorora. Amen. Ariwe Uwiteka cyangwa se ariwe Kristo wagupfiriye. Umwana w'ikirara ngakajya yifuza gusangira n'ingurube. Amen. Hari aho bigera tukifuza ubuzima butandukanye buteye isoni bitewe no kutaba hafi y'Imana. Amen. Niko bimera buri gihe. Igihe cyose tuvuye mu biganza by'Imana, igihe cyose duhisemo kuvuga ngo reka ubuzima bwanjye mbutware gutya, igihe cyose uhisemo kuvuga ngo sinzongera gusenga, igihe cyose uhisemo kuvuga ngo sinzongera gusoma ijambo ry'Imana, ugahitamo kuvuga ati nzigira muri ibi ngibi, ubuzima burakakara, ubuzima buragora. Amen. Umutima urahinduka, ukabura amahoro, ukabura ibyishimo, ukabura umunezero wo mu rugo rwaso. Amen. Kuko Imana ijya kukurema, ubundi reka nkubwize ukuri, Imana ijya kukurema yakuremye ukwiriye. Amen. Imana ijya kurema Muhoza yamuremye, yandemye nkwiriye, ndi umuntu ukwiye kugira ibyishimo n'umunezero. Amen. Ibyo ni ibintu umwana abonera kwa se. Ntabwo Imana yagize irema umuntu ngo yicwe n'agahinda. Oya. Nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo yicwe n'agahinda. Ahubwo akenshi twicwa n'agahinda kubera gushaka kutaba munsi y'ibirenge bya data, kubera gushaka kuvuga ngo reka dufate imigabane yacu tugende. Kandi niko bimeze. Uyu mugani ni ukuri. Amen. Umuntu wese, iri jambo ntabwo rivugirwa gusa ku muntu wari umukristo akagwa. Oya, nawe utarakira agakiza. Amen. Ijambo nagusomeye mu Itangiriro riravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Nubwo utarakira Kristo nkabe n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyu munsi wa decidinga kugaruka ukaba umwana we, kuko uri umwana wiwe. Amen. Yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, waremwe n'Imana. Amen. Impamvu ubu n'ibintu bikugora nuko ujya kure y'umuremyi wawe. Uri igikoresho cy'umuremyi. Amen. Ndi igikoresho cy'uwandemye ariwe Uwiteka. Ndi igikoresho cye, uri igikoresho cye. Igihe cyose rero ushatse kwigenga, ntabwo ubuzima buzakugendera bwiza. Amen. Ariko igihe uri kwaso, umunezero uba mwinshi, security iba nyinshi. Amen. Kandi ntabwo ujya ubura ibyo urya. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ndagira ngo uritekerezeho. Umwana w'ikirara ngo yarisuzumye, ngo aravuga ati kwa data abagaragu bawe bararya baranezerewe. Amen. Ndagira ngo mbwire ngo mu Mana abantu barishimye baranezerewe. Amen. Bafite ibyishimo bahabwa n'Imana, bahabwa na Kristo. Ese ushaka kubona kuri ayo mahoro? Ese ushaka kubona kuri ibyo byishimo? Amen.
isuzume urebe ubuzima ubayemo ukuntu bumeze, urebe ubuzima ubayemo budafite Imana ukuntu buteye, urebe ukuntu bugoye. Amen. Ubuzima bwo kwigenga buragoye, ntabwo twirema, oya, ntabwo turi ibikoresho byacu, turi ibikoresho by'umuremyi wacu. Amen. Niyo mpamvu dukwiye kumukorera tukamuramya, niyo mpamvu ukwiye kuganira n'umuremyi wawe ugasenga. Ushaka kumvisha rino jambo ry'Imana ukavuga ati koko sobanukiwe yuko ibyo ndi gucamo byose ari uko nanze kugira ngo nkomeze mbe mu biganza bya Data, ukaba wiyemeje kwihana. Amen. Umwana w'ikirara yasanze se afite umutima wo kwihana ngo se amubonye ngo aramubabarira aramusoma, yarangije aravuga ati mubagisha ikimasa. Niko mu bwami bw'Imana bimeze. Amen. Ikikwereka agaciro ufite mwene Data, wowe kwihana kwawe tuma mu bwami bw'Imana haba ikirori, kuko aravuga ati umwana wanjye naremye. Rega Imana iragukunda iyo wihannye irishima. Amen. Ngo ni Yesu yakomeje kubivuga, ni nk'uko waba wataye igiceri cyawe ukakibona, si wishima se? Iyo wataye amafaranga yawe ukayabona ni wishima? Abantu bo mu isi naho babona ko utari variable. Ibi bishushanya ko imbere y'Imana turi variable cyane. Iyo tuvuye mu byaha bizaturimbura tukavuga ati Uwiteka turaje, haba igitaramo gikomeye. Amen. Uyu munsi ugiye gukoresha igitaramo mu ijuru, witekerezeho, wisuzume, nurangiza usenge. Senga ubwira Imana ati Mana, ndisuzumye, ndirebye, sanga naratanye, sanga nahisemo inzira yo kwiyobora, sanga nahisemo inzira yo gukora ibyo ntekereje, sanga nahisemo inzira yo kwinezeza mu mubiri gusa, sanga nahisemo inzira yo kuvuga ngo ngiye kwikorera ibyanjye. Imana nindeba, Imana irangoye, ukihitiramo ibyawe. Ariko Data, ubuzima nakurikiye ntabwo buruta ubwiza bwawe, ntabwo buruta umunezero uri muri wowe. Niyo mpamvu nguciriye bugufi ngo umbabarire, weze umutima wanjye, weze ibitekerezo byanjye, umbabarire kuba narafashe umugabane wanjye avuga ngo ngiye kwiyobora. Naragiye aho nagiye, nakiza nahuriyeyo nacyo, uretse kudasinzira, uretse kubura amahoro. None ndaje ngirirwe neza nawe. Kugira ngo iryo sengesho Imana yo mu ijuru iraza kuryumva kandi irakugirira neza, irakubabarira, uragaruka mu rugo rwa so. Kandi ntabwo sa kugira umugaragara kwita umwana wiwe, haraba ikirori mu ijuru. Shalom shalom, Kristo aragukunda. Amen.